twongeye kubashimira cyane mwe mudukurikiye kuri TV channel. Iyi video ya kabiri dukoranye nawe aho tumusuye kubera afite ubunararibonye, afite amaze imyaka 20 arangije cyangwa se yize ubupharmacia, afite masters yakuye muri Scotland ijyanye na pharmacy, yigishije imyaka 6 muri universite y'u Rwanda muri departement pharmacy, yakoranye n'uruganda rwitwa Sanofi amaramo imyaka 2 n'igice acuruza cyangwa se afite mu nshingano gucuruza imiti ya diabete ni hypertension. Aho benshi muri sinavuga ko ababyeyi gusa ahubwo hari n'abantu badakuze cyane bajya bagwara izo ndwara. Ikiganiro rero turi mu uyu munsi ni ikiganiro kijyanye n'ubuzima, twakisegira ubuzima bwiza. Abanyarwanda cyangwa se nta gihugu kitakwifuza kugira abantu bafite ubuzima bwiza. Ariko igihe twazaga ubushize watubwiye yuko mu byo mwigisha abantu, mu byo bunganira abantu gufata imiti, hari ibyo watubwiye n'imiti igera ku 12, iyo wise ngo ni imiti 12 yunganira dufata, ndetse bikagira na impact nini cyane kuko nk'imiti nk'iyo ngiyo y'abantu bafite diabete cyangwa se bafite hypertension bagenda bareka cyane kandi bakagira ubuzima bwiza. Ubu rero twari tuje kugira ngo wongere uduhe cyangwa ubwire adukurikiye imiti yindi 3 izayunganira iyo watubwiye ubushize kugira bagire ubuzima bwiza. Murakoze, nongeye kubashimira kuba mwagarutse. Mu by'ukuri nk'uko mwari mubivuze, Abanyarwanda, Abaturarwanda cyangwa abandi bantu bose bakeneye kubaho ubuzima bufite amagara mazima cyangwa buzira umuze. Umuntu aho ava akagera akeneye kubaho kandi akabaho neza. Niyo mpamvu rero nk'uko twabibonye ubushize, hari imiti twifuza kugeza ku bantu 12. Ni imiti abantu badasanzwe bakoresha, ariko ni iyo miti ivura nta ngaruka n'imwe kandi ku buryo buhoraho. Iyo miti rero ituma umuntu yirinda mbere yo kurwara, kandi iyo miti ubwayo iranavura, kandi iyo miti ntigurwa amafaranga, ni imiti Imana yatanze. Ubwo ni ukuvuga ni ibintu by'ingenzi cyane. Umunsi rero tugiye kureba indi miti 3 ikurikiraho, ariko mbabwira ko uyu muti uvura tuyateraniye hamwe. Ntago iyi 3 twabonye ivura yonyine, ntabwo 3 tugiye kubona ivura yonyine, ariko yose iteranye iravura umuntu agakira, undi akoroherwa, za ndwara twari tuzi ngo ntabwo zikira. Urebye twe n'icyo kibazo cy'izo ndwara zidakira, izo ndwara zitandura ndetse n'izandura, ni gute twazivura tudakoresheje imiti iri bugire ibyo yangiza? Nubwo ikiza byinshi, imiti ikiza byinshi. Ntazagira umuntu bandikira umuti ngo awureke ngo barambwiye ngo imiti hari ibyo yica. Muganga uguha abazi ko hari ibyo ushobora kwangiza, ariko akora ku buryo aguha urugero rutakwangiza cyangwa rukwangiza buhoro bishoboka, akongeraho n'indi miti igabanya za ngaruka za wa muti wakoresheje. Ariko iyo ukoresheje noneho ibi bintu 12 na ya miti wakoreshaga, nta ngaruka nyinshi ikugiraho. Umuti wa 4 ni ibidukikije. Ushaka kuvuga ngo ibidukikije ni iki? Izuba ni ibidukikije, amazi ni ibidukikije, umwuka duhumeka ni ibidukikije, amashyamba n'ibimera ni ibidukikije, ubutaka nabwo tugomba kubufata neza, nabwo ni ibidukikije. Abantu ni ibigukikije, kubera ko abantu nibaba benshi bagatema ya mashyamba bakahatura, wa mwuka wahabwaga n'amashyamba uzaba ubuze. Abantu nibaba benshi bakagura amamodoka menshi, ni nk'urugero, amamodoka kiyongera mu mujyi, wa mwuka uzarushaho kwandura kubera wa mwuka mubi turi guhumeka. Ariko kubera ko ari umwuka, ari amazi twayavuzeho, ari umwuka tuzawuvugaho ku buryo bw'umwihariko, reka tuvuge ku zuba. Ese mwari muzi ko izuba ari umuti? Hari abantu benshi batabizi. Kugira ngo abantu babyumve, ngiye kubaha urugero.
mu myaka yashize abirabura bo muri Amerika, abagabo, kuko nta mugore ugira prostate, abagabo bo muri Amerika ntibarwaraga kanseri ya prostate. Ariko muri iyi myaka uzashake mu bushakashatsi uzasanga abirabura bo muri Amerika bari kurwara prostate kurusha izindi community. Ese byatewe n'iki? Kera bahingaga mu mirima, niko kazi kari gahari, bashinzwe mu mirima y'ibisheke, imirima minini y'abahinzi, niko kazi kabagaho. Ariko ubu basigaye bajya mu biro, basigaye bazinduka mu gitondo kare, bakagenda bakirwa bakora nko mu nganda, nimugoroba bagataha izuba ryarenze, ntibabona akanya ko guhura na ya mirasire y'izuba. Niyo yinjira irasa ku ruhu, mu ruhu hakabamo ibyo bita dihydrocholesterol. Iyo dihydrocholesterol niyo izagenda ikazavamo vitamine D. Abantu mwese murabizi ko vitamine D ikomeza amagufa. Icyo kintu nta muntu utakizi. Ariko se ikomeza amagufa gute? Hari uburyo bubiri. Vitamine D ituma imyunyu ya calcium na phosphore ibasha guca mu nkuta z'amara ikagera mu maraso. Ni ukuvuga hatari vitamine D hari twabona gusa 15 bya calcium twabashije kurya. Ni ukuvuga vitamine D ifashije calcium kwinjira mu mubiri. Ufite ikibazo cy'amagufa, amagufa yawe aroroshye, abantu batangiye kugira imyaka myinshi, cyane cyane ababyeyi, abantu batangiye kujya za menopause, iriya myaka izamuka, batangira kugira ikibazo cyo kugira amagufa yoroshye, bakeneye calcium. Umuti wa mbere ni ukota izuba, akazuba kakuvura. Nimugoroba saa 10 kuzamura haba hari akazuba kakuvura. Mu yandi magambo, hagati ya saa 6, hagati ya saa 4 na saa 9 hari izuba ribi, hari izuba ritwika, rishobora no gutera ikibazo cya kanseri y'uruhu, cyane cyane ku bafite uruhu rwera nibo rikunda gushobora. Ariko izuba ryinshi hagati ya saa 4 na saa 9 ni izuba ryo kwirinda. Ako kakazuba bita ka kiberinka, kakazuba gakeya ka mu gitondo saa 2 n'igice, saa 3 n'igice, karya kazuba ukamaraho iminota 20, 15-20 ni iminota ihagije, ukaba winjije imirasire y'izuba ituma hakorwa vitamine D ihagije. Ikindi kiza kuri iryo zuba ni uko nta kuvuga ngo wose kota, wose ryinshi noneho vitamine D yabaye umurengera. Ahubwo vitamine D iba umurengera iyo abantu baguze za food supplements, supplement alimentaire, imfashamirire, baba barongeyemo vitamine D, bakazikusanya. Izo vitamine D nizo zigera aho zikarenga urugero, zigatangira gutera ibibazo. Indwara nyinshi turi kubona z'abantu barya food supplements ni ukubera bafata za vitamine zakorewe mu ruganda zikagenda zikarenza urugero izikenewe. Iyo urugero rwarenze ni nka ya mitindi twabonye, bitangira gutera ibyo bita toxicity, bihinduka uburozi. Icyari imiti nizo za kanseri ziyongereye, indwara zitandura ziyongereye kubera za vitamine bari gukoresha bikarenga urugero. Bababwiye vitamine ni nziza, arangije agenda afata zimwe zitari naturelle cyangwa zitari iz'umwimerere. Ariko izo mu bimera, izo mu mbuto, izo mu mboga, ni vitamine zitazagenda ngo zirenze urugero. Icyo ndumva ari cyo twavuga ku bidukikije. Izuba wenda navuga byinshi kubera nk'ubu iyo uri kota akazuba nka mu gitondo n'urugero, gastimira mu Kinyarwanda navuga gakabura ubwonko bukabasha kuza gukora melatonine. Melatonine ni umusemburo w'ibitotsi, umusemburo uza gukorwa n'ubwonko dusinziriye hatabona, ariko wongerewe no kota ka kazuba ka kumanywa. Melatonine kugira ngo wumve icyo ari cyo,
iyo abana bakiri bato bagira melatonine nyinshi, uko tugenda dukura melatonine igenda igabanuka. Niyo mpamvu usanga umwana asinzira igihe kinini, umuntu mukuru asinzira igihe gito, melatonine iba yaragiye igabanyuka. Rero kwa kundi twosa akazuba twongere n'amahirwe y'uko ubwonko buri bukore melatonine. Ariko niba ukora mu kazi, gerageza usohoke uhumeka umwuka, tuzabibona ukuntu bawuhumeka, wote akazuba usubire mu biro uri wasubiranye imbaraga. Umuti wa gatanu ni umuti witwa kwiringira. Abenshi bajya bavuga ngo kwizera, ariko ndagira ngo batandukanye kwizera no kwiringira. Nshobora kukwizera nkavuga wowe irero ushoboye ibi, ariko kukwiringira ni ikindi kiri hejuru. Rero bakoze ubushakashatsi ahantu henshi, basanga babanje kubukora ku birabura bo muri Amerika, basanga cyane cyane aba young African American, ni ukuvuga abasore babirabura, iyo mvuze abasore ubwo harimo n'abakobwa babirabura bo muri Amerika, basanga ba bantu batagira aho babarizwa mu myemerere, barwara cyane, bajya mu biyobyabwenge cyane. Muri iyo myemerere rero habamo ikintu bita kwiringira. Kuko kwiringira Imana biri hejuru y'ibindi byose, ariko kwiringira hano mvuga ni ukwiringira uko ariko kose. Hari n'abatiringira Imana ariko bakaba biringira izindi ngufu ziri hejuru zishobora kubafasha baramutse bageze mu bibazo. Icyo kintu cyo kwiringira basanze cyongera cyane ubwirinzi bw'umubiri. Uzabibona ku ndwara nyinshi zitandukanye, cyane cyane izi ndwara bita ko zidakira. Usanga nk'umuntu yari afite indwara atabizi, babimubwira agahita acika intege, ya ndwara ikamukubita hasi. Ngira ngo mwagiye mubibona kenshi, ni kwa kubura bya byiringiro. Ariko undi babimubwira kubera nkanjye w'umukristo hari nk'umurongo njya ngenderaho. Nk'iyo urebye mu Baroma 8:28 haravuga ngo kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Icyo kintu ukizi, bya bibazo ugezemo uhita uvuga uti nubwo ngeze mu bibazo ejo ni heza, Imana iri kunteganyiriza ibindi biruta ibiho ubwiza. Ni ukuvuga rero bya bintu byo kwiringira, niba ugiye kuryama ufite ibibazo byinshi, senga. Hari abadasenga, ariko gusenga harimo umuti. Kubera iki? Usenga Imana nk'ubwira inshuti yawe, bya mitwaro yose ukayitura ku birenge by'Imana. Noneho ukakora iki? Ukaruhuka, kubera ko uzi ko hari ugufashije kwikorera ya mitwaro. Ubwirinzi bwawe bukaba hejuru cyane. Umuti wa gatatu uyu munsi ni ikiruhuko. Abantu bashaka kuvuga se ikiruhuko gihuriye no kukuvura. Ikiruhuko ni umuti ukomeye cyane. Iyo dukora tuvuga uri gukoresha telefone, ese telefone yawe wayikoresha n'ejo ukayikoresha n'ejo ubundi ukayikoresha utayicaginze. Ni ukuvuga dukeneye ko turyama, tusinzira, wa mubiri ukongera ugasubiza ku murongo ibyangiritse. Ni ukuvuga hari uturemangingo cyangwa cells cyangwa cellule twagiye twangirika, nibwo dusanwa. Hari udupfa tugasimburwa. Hari imisemburo yagiye ikoreshwa, hormone, enzyme zagiye zikoreshwa. Iyo misemburo umubiri ukongera ukayuzuza kuri rwa rugero rukwiriye. Ibyo bikaba cyagiye umuntu asinziriye. Tuvuge nk'abana, hari nka hormone de croissance iboneka hagati ya 4 z'ijoro. Ubushakashatsi bwinshi bwerekana ko hagati ya 4 z'ijoro na 6 z'ijoro aribwo za hormone zikorwa n'ubwonko. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga wa muntu watinze kuryama akavuga ngo azatinda mu buriri, ahombye ya misemburo yakozwe muri ya masaha 2 abanziriza 6 z'ijoro. Ni ukuvuga rero dukeneye kuryama amasaha 7 kugeza ku 8 buri joro. Buri joro ihangane, koresha uko ushoboye, uryama amasaha 7 kugeza ku 8. Nuyavunja mu manywa biruta utayasinziriye ku manywa, ariko umenye ko hari ibintu uhombye wari kuba wungutse yuza kuryama kare. Uzabyumva iyo ubyutse. Niba ubyuka ukumva ufite intege nke,
uzamenye ko utaryamye neza, nubyuka ukumva ufite ingufu uzamenye ko waryamye neza. Bizaterwa n'iki? Bizaterwa n'uko utaraye uremereye igifu ngo ucyuzuza ibiryo, amaraso yari kujya mu bwonko bukaruhuka, arare agundagurana n'ibiryo biri mu gifu. Bizasaba ko utanywa amazi ugiye kuryama kugira ngo utaza gukenera kujya kwihagarika. Hari igihe uva kwihagarika washaka kujya gusinzira bikanga. Bizasaba ko uryama ibintu biguhangayikisha wabikuyeho, wabisengeye, wabyikuyeho, mbere kujya kuryama witongana ngo urebe za filimi zigutesha umutwe. Ngo niba umwana agiye kuryama, niba wari wanamurakaje, ihangane ujye n'umugore uti ndagukunda, ajye kuryama yishimye. Icyo kintu ni ikintu cyiza. Umugore wawe cyangwa umugabo wawe wituma aryama ababaye, uramuhamukiye cyane, uratuma ataruhuka. Ayo ni amasaha 8 ku munsi. Dukeneye umunsi umwe byibura mu cyumweru. Kora cyane mu minsi 6, ariko shaka umunsi uruhuke, umubiri wongere usubirane ibyo watakaje icyumweru cyose. Usenge, uririmbe, usure inshuti, urebe ibyaremwe. Uwo munsi ushake mu buzima bwawe umunsi umwe mu cyumweru. Kandi buri mwaka shakisha, ni washaka iminsi ibyumweru 2 cyangwa 3, ureka akazi, ukureho telefone, ukureho email, uvuge, ushyira message ivuga iti simpari simpari nzagaruka. Ugenda uruhuke, ujya ahantu hari amazi, hari umwuka uhagije. Burya ku mazi haba umwuka uhagije. Ujya ahantu utasanzwe uba, ibintu bisubire ku murongo. Icyo gihe muri uko kuruhuka umubiri usubirana za ngufu zawo, umubiri usubirana ibyo wari warabuze, maze nturwaragurike. Abantu bakora ntibaruhuke uzasanga barwara indwara zose, nibo bahora na stress. Utasinziriye ni ukubwira nabi ku kazi, ni usanga tukana, ni usanga irritability, ni ukuvuga aragusuhuza ukamusubiza nabi, ntiwishime. Kandi uryama neza wari kwishima. Ni byinshi nta gihe dufite wenda, ariko tuzagenda tubigarukaho, twerekane nk'ukuntu ari umuti umwe byose hamwe, nk'uko kwiringira bituma usinzira neza, bituma uruhuka neza. Kuko umuntu kugira ngo abe muzima, reka tugisorezeho, kugira ngo umuntu yitwe ko ari muzima, ntabwo ari ukuvuga ko atarwaye indwara. Ugomba kuba muzima mu mubiri koko, ukaba muzima mu ntekerezo, ukaba muzima mu mibanire yawe n'abandi, ukaba muzima no mu bya mwuka. Ushobora gusanga umuntu wize PhD, ufite ibintu bihambaye, kubera wenda nk'inzoga agenda agwa mu muhanda. Umuntu uzi mbega buri kintu cyose gifite akamaro. No kubana nabi n'abo mu rugo bigabanya ubwirinzi bw'umubiri. No kubana nabi n'abaturanyi bituma uhora urwaragurika, kubera uhorana umujinya, uhorana inzangano, abasirikare barinda umubiri bakagabanuka. Urumva rero ni umuti munini, ni imiti 12, ariko ihurira hamwe ikabona gukora umuti. Kangifashe mikoro kugira ngo tubwire abantu, uyu mugabo VIEIRA MUZOLA, nk'uko natangiye mbivuga, afite uburambe bw'imyaka 20 akora muri farumasi cyangwa se yanigisha. Nagiye mbabwire neza bakurikiye, ntabwo avuze ngo nimba ufite uburwayi runaka ngo uhagarike imiti. Oya, ntabwo ari bwo buvugizi dufite. Ahubwo nubwo ufashe iyo miti, banza umenye icyabiteye iyo ndwara, ndetse n'uburyo umubiri wawe ushobora gukora kuri restoring, cyangwa se mu buryo nshatse umubiri wawe ugagaruka ukaba muzima, ndetse ukanabasha no kubaho udafashe imiti. Nicyo twese dukeneye nk'abanyarwanda cyangwa se n'abadukurikiye bose, nuko ibyunganira kugira imibiri yacu ibe myiza, cyangwa se ibyatuma tugira ubuzima bwiza, nibyo turimo kumva. Kandi ndahamya yuko bitewe na témoignage abantu bagiye batanga, hari abantu bagiye basubira ubuzima bwabo bukaba bwiza. Nagira rero ngo soza, hari muraza kubona telefone yiwe, ndetse nk'uko twagiye tugira n'ibiganiro bibanziriza, afite website www.wicogora.org. Ushobora kuba utazi Ikinyarwanda neza, uzi Igifaransa, yagiye ashiramo article menshi, nagira ngo n'Icyongereza yagiye ashiramo article menshi. Nagira ngo dukomeze dukurikire, twumve inama z'abafarumasi, kuko bagira uruhare runini cyane. Umuganga arakuvura, ariko agomba kuba yakoranye n'umufarumasi kugira ngo amenye imiti tubasha gufata. So nagira mbashimire cyane uko abadukurikira bose, mukore subscribe, uzabone n'izindi video mu buryo bworoshye. Imana ibarinde, tugire ubuzima bwiza. Murakoze cyane.
bye.